Yes, reka nongere ngo ikaze nizere kumeze neza nanone bayita Hot 250 TV yacu yizewe nkabangarutse rero nkuzaniye indi nkuru ni inkuru kandi ikomeje kugenda ivugisha abantu hano kuri Twitter ntago byoroshye cyane ngaho rero reka tuyumve hanyuma tunamenye se niki cyabiteye uyu mukobwa nyuma yuko Liyetona General Muhozi Kainerugaba ahaye ubutumire Miss Mutesi Jolly nyuma inkuru naguhaye nuko yari yamutumiye ariko Mutesi Jolly yamaze kubihakana yamaze kugira atya amubwiza ukuri ati ntago nzigera nza mu isabukuru yawe ati kandi nkwifurije uzagire isabukuru nziza y'amavuko ati nzaba nitabira ubutaha wayikaze rero muri kiganiro ngaho reka nze nkubwire ko aya makuru ndetse n'ibindi byinshi ushobora kubyumva ari uko wamaze gukora subscribe muvandi bikore niba inkuru kugezeho utarakora subscribe kanakora kantu k'umutuku hanyuma unakomantinge ibindi byose bikugereho gatanu kuri gatanu kuri Twitter hahiye ni ubwira ngo hahiye ubyumve nyuma yuko Muhoza atumiye uyu mwana w'umukobwa cyangwa se Miss Rwanda 2016 nibwo uyu mukobwa yatwaye ikamba rya Miss Rwanda ariko rero akomeje kugirirwa icyizere ariko icyizere ngo yaba yagiriwe abantu rero bakomeje kumubwira bati Mutesi Jolly urasuzugura ugira agasuzuguro kenshi kandi gakomeye nta kuntu umuntu nkuru yakugira icyizere nurangiza we ngo umutamaze ikindi ntago wari ukwiye kujya ku mbuga nkoranyambaga wari kujya inbox yiwe ukamubwira ikibazo wagize cyatumye utabasha kwitabira ubutumire bwiwe bwo kuza mu isabukuru yiwe y'amavuko dore yuko yanatumiye umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame hanyuma wowe uri iki abantu niko bagiye bamwanjamye maze bamubwira byinshi cyane ibiganiro rero byaryoshye kuri Twitter nyuma yuko Miss Jolly abwiye Liyetona Muhozi ko atazitabira ibirori by'isabukuru Mutesi Jolly wabaye nyampinga w'u Rwanda 2016 yasubije umuhungu wa Perezida Uganda akaba n'umugabo w'ingabo z'iki gihugu zirwanira ku butaka Liyetona General Muhozi Kainerugaba ko atazabasha kwitabira mu birori byo kwiziza isabukuru ye y'amavuko mu ijoro ry'uyu wa kabiri tariki 19 Mata 2020 Miss Mutesi Jolly yagiye kuri konte ye ya Twitter yandika ahari ubutumwa bwa Liyetona General Muhozi amubwira ko atazabasha kwitabira ibirori byo kwizihiza isabukuru ye y'amavuko y'imyaka 48 uyu mukobwa yabwiye Muhozi ati ntabwo nzabasha kubona uko nzaza ikindi gihe aboneraho kwifuriza Muhozi yise umuvandimwe isabukuru nziza y'amavuko mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 18 Mata 2020 General Muhozi nibwo yanditse kuri konte ye ya Twitter avuga ko mubo amaze kugezaho ubutumire bwo kwitabira ibirori by'isabukuru harimo na Mutesi Jolly wifashishwa kenshi mu kanama nkemuramaka ka Miss Rwanda kaba ndetse na Vice President wa Miss East Africa icyo gihe Muhozi yanditse avuga ko Jolly Mutesi wabaye Miss Rwanda inshuti ye igihe kirekire azaba ari mu birori byo kwizihiza isabukuru ye y'amavuko arenzaho ko bizaba ari ibihe by'agahebuzo mu gihe uyu mwana w'umukobwa cyangwa se Mutesi Jolly azaba yitabira bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga batunguwe no kubona Miss Jolly abwira Muhozi ko atazabasha kwitabira ibirori by'isabukuru ye bamwe bamubwira ko yari gukoresha inbox cyangwa se DM direct message aho kwandika buriya butumwa ku karubanda ukoresha rero batangiye guhita bamwataka abantu benshi hanyuma ukoresha izina rya Rudasumbwa kuri Twitter yavuze ko Miss Mutesi Jolly nta kosa yakoze kuko kuba yatumiwe na Muhozi bitari kwica gahunda ze yari afite ati Jolly se akoze iki kirenze rata birasanzwe ntabwo bigomba kwica gahunda zawe ngo nuko watumiwe n'abagenerali Mwizerwe yavuze ko ati nta muntu ukwiye gutera amabuye Miss Jolly kuko wasanga abaperezida batumiwe na Muhozi bamwe muri bo batazabasha kwitabira ubutumire ati rero ubu n'ubuswa ese ukeka ko abaperezida bose bazaba bariyo yatumiye ariko ko ubanza iyo akoresha DMA byari kuba byiza ati yari gukoresha inbox hanyuma hari undi waje hano yataka Mutesi Jolly Olivier kuri Twitter aramubwira ati ntago ndi butinde ku mpamvu utitabiriye ubutumire bwa Muhozi ahubwo ndi kwibaza ku mitekerereze yawe idasanzwe
uri kubyumva ati ntabwo ndi butinde ku mpamvu itatumye utitabira ubutumire bw'umuhungu wa perezida wa repubulika ya Uganda nyine, ahubwo reka ntinde ku mayindi yawe idasanzwe. Ubu ngufite amatsiko menshi ndetse mfite byinshi byo kukubwira, nkibaza impamvu n'imwe yatumye ujya ku karubanda ukavuga bino bintu, ndetse abya benshi bita amahirwe wewe bihinduye nk'ibisanzwe. Fani we yabwiye Miss yahise avuga ko yagize ati Miss Jory ndamukunda ariko mbona rimwe akora ibitarimo discipline, ikinyabupfura cye gike, kandi iyo discipline yatangiye kuburana respect mu bantu itangira gutakara. Ukoresha izina rya Inyange we yavuze ngo birashoboka cyane ko yagiye izindi gahunda. Undi nawe ati niba atarigeze se akoresha inbox abipostinga Muhozi, we kuki ari gukoresha inbox? Ati rero nta kikuba cyacitse. Byiringiro yabwiye Miss Jory ati uko niko umuntu wazamutse mu bicu cyane atangira kumanuka atabize. Iyo usanga genero mu gikaro kamubwira ko utazaboneka, byari kuba umuco mwiza w'umunyarwandakazi. Abagabo baguhe amahoro, burya si wowe ni iminsi. Hey, ni benshi cyane bagiye batavuga rumwe ku cyemezo cy'uyu mwana w'umukobwa nyine wahinduye gahunda zo kutazajya kutitabira isabukuru y'uyu mugenero. Miss Jory kuri iyi nshuro rero amwemeye ati kuri iyi nshuro ndakwemeye. Uyu nundi wabivuze ati biragaragara ko atigeze guteguza mbere yo kubishyira ku karubanda. Ati nkubonye w'umukobwa ugira gahunda, icyo mbona nuko Jory Mutesi ari timeline activities ze, si wa mukobwa ubonera igihe ashakiye, kuko abandi bakobwa batakwigiraho. Mbona udasamara rwose, urasobanutse cyane. Abatemera si uko batabona ukuri, ahubwo baba baganira. Kwizi isabukuru ya Leta na General Muhozi bizaba ku itariki 23 rero Mata 2022, ariko azuza imyaka 48 y'amavuko ku munsi ukurikiye. Uno kuvuga ko tariki 24 Mata 2022 aribwo rero ibintu bizaba bishyushye cyane. Ibinyamakuru byo muri Uganda biravuga ko ibirori byatumiwemo inshuti za Muhozi, byamare mu nzego z'umutekano ndetse n'abandi batandukanye. Mu batumiwe harimo umunyamideli Shanita na Bad Black, umuhanzi Baby Cool, Masambe Intore ndetse n'abandi. Kuri rero 16 Mata 2022 na General Muhozi yatangaje ko yakiriye inka yagabiwe. Ibyo rero ni ibyo nakubwiraga rero ko uwo bita Mutesi Jory yabwiye General Muhozi ati this pressure is all mine my brother, should I not manage to come this time, I will come next time. I wish you many more years, happiest birthday. Mu gihe iwe uyu Kayini Rugaba yari yatwitinze kuri Twitter yiwe ati Jory Farmers Miss Rwanda, my old friend will be there at birthday party, we'll have a great time. Uko rero ntago nyine byabashije gukunda ko uyu aza, ntago byabimukundiye ndetse abishyira ku karubanda, ariko abantu benshi bahise bajya kuri Twitter bati bamubwira ibintu byinshi, baramukwena bati wakoze ibintu bitari byo. Hanyuma rero yahise rero atangaza ko atazitabira ibirori byo kwizihiza isabukuru y'umuhungu wa Perezida Museveni. Uwitwa Karangwa Tom yabwiye Miss Jory ko reka nzaje mu mwanya wawe. Ngibyo byagiye bivugwa, ni byinshi byavuzwe cyane. Hanyuma rero icyo nakubwiye cyo nuko Mutesi Jory atazabasha kwitabira ibirori by'uyu mugabo. Ngaye nguko rero nanjye reka ngushimire cyane, ariko jya muri comment ubwire wowe uri kubyumva ute. Ese uyu mukobwa yaciye nk'amabere kuba yakaniye Kayini Rugaba kutazajya mu isabukuru yiwe? Ndagushimiye, ugire ibihe byiza, ukomeze unogerwe n'ibiganiro tugutegurira. Jya muri comment utubwire, utwandikire wumve se wowe niki wabwira Mutesi Jory. Thank you so much. Imana ikurinde, Imana igumane nawe. Ndabakunda kandi ndabishimira cyane.